Popo muzika. Yes. Yego. Uraje rimene mubona ngo nuwiga Kenke. Nzakurinda. Ngo uwo mukobwa. Nyuma yuko nambutse yerekwa kuri kamera ndaza no kumuhamagara twongere tuvugane nawe. Mubwire ko namubonye mu nzozi ari mararira. Nagiye kubona mbona Madame Asia mu nzozi ari mararira ariko mbona marayika w'Imana amerije agatambaro mu biganza byanjye. Arambwira ngo genda umuhanagure amarira. Ngiye kubona mbona impeta irazengurutse mu kirere. Ngiye kumva mbona azamuye ikintu cyitwa ikiganza, mbona impeta yinjiye mu kiganza cye. Ariko mbaza Imana ngo ese Mana ko ndi kubona impeta umugabo ari hehe? Numva ijwi rimbwira ngo mwambike iyo mpeta. We batubwire nta muriro washya hatetse batubwire umuriro ngiye ntago nshobora kubyemera ntindashya nagira umwotsi uri ibirimi by'umuriro byangora wabwa ntimumuzane bakunzi ba Abizeranye Germaine twongeye kugaruka uyu munsi rero ni fire tubafitiye umutumirwa guys umutumirwa umeze neza cyane umutumirwa wacu dufite rero mbere yuko tumubereka muri kuvugana na Abizeranye Germaine umutumirwa wacu nawe ni babanze babereke cyangwa hagaze hano mwihango murambara ngo ngiki gwe guys ahagaze cyangwe reka tumuhe ikaze nawe ikaze. Murakoze cyane. Amazina ninde? Uwayesu Chantal. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Wambaye neza. Ni bisanzwe. Ni bisanzwe. Ndi kubona birenze se ubu ngubu ni ubwa mbere nkubonye wambaye utya. Nyine ni ubwa mbere nkubonye wambaye gutyo ubundi ntago nakundaga kubyita ariko ndi kubona wambaye neza cyane pe. Ngaho urabeshye. Ni bisanzwe. Kwambara neza muco w'Abanyarwanda n'usanzwe nta bidasanzwe muri make. Ariko se none nkibaza tujya kwambara twabivuganyeho byahuriranye mba ibintu byahuranye wagira ngo ni korali neza guys arana biteguye ko tubaha akaririmbo ni mukanya none se Chantal ubu ngubu nyine mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndaririmba. Uri umuhanzi? Yego. Ubu se habaho indirimbo twumva ngo ni izisi tukumva ngo gospel uririmba izihe? Gospel indirimbo z'Imana. Urabisa cyane guys nanjye nkunda indirimbo z'Imana buriya niko byananiye kuziririmba. None se ubu ngubu nta ndirimbo nta bihangano wasohoye se kuri ku mbuga nkoranyambaga? Birahari. Birahari? Yego. Uratubwira na channel yawe tubwire channel yawe tukibyibuka ndabizi abafana bacu abakunzi bacu babifuza bashobora kujya kugutera nk'inkunga ya subscribe ku batarayikora hariho nabo ushobora gusanga barabibonye. YouTube channel yawe yitwa Uwayesu Chantal. Mfite indirimbo ebyiri ziri video n'indi imwe iri lyrics. Mfiteho n'imivugo y'Imana n'ijambo ry'Imana. Burya nawe umusizi se? Yego. Ko narinzi ko ibyo bintu byihariyeho ntabwo narinzi ko nawe narinzi ko nyine urimba iyo gospel gusa nawe uri umusizi. Uzanyarukire yirebe. Najyaga mbireba cyane nk'indirimbo ariko ntago iby'ubusizi byo ntago narimbizi. Biriho pe. None se ni ku busizi urumva nk'umuntu nyine nk'iyo ari umusizi hari akantu gatoya kagakeregeshwa watunagamo tukumva? Yego nabikora. Wasa n'utu hakose agakeregeshwa tukumva? Hari indirimbo nahereyeho yitwa Fata Ukuboko. Yego. Nabaririmbiraho gato. Turirimbiraho gato bose banze ugoro muhogo ubundi dutega amatwi rwose natwe turi ready. Ntabwo byoroshye maze igihe ntaririmba bitewe n'amasomo ndatrayinga. Nta kibazo natwe dukunda abantu bagerageza. Yego. Fata ukuboko ntunde kure
kuko wavuze ko uzabana nanjye ninyura mu mazi ntaza ntembana kuko nizeye kushobora byose. Ndumva ari ibyo. ndafashijwe rwose. Ese iyi ndirimbo mfata ukuboko ubu ni wowe wiyandikira? Yego. Iyi ndirimbo numva ikubiye. Harya ubwo no muri gospel muravuga ngo irakubiye. Irafasha, irahumuriza. Yego, ni muri ubwo buryo. Irimo amavuta mbese ubwo nawe ndumva iyo ndirimbo ifite ububyutse. Niko mubivuga harya ngo ni ububyutse. Hanyuma se turabona usa neza pe, usa neza cyane. None se muri iminsi ni ibiki uri kwisiga? Aho ngaho uri gushyiramo ibikabyo pe. Aya nibatubwire, mutubwire muri comment ukuntu muri kubona uyu muntu ndi kubona asa neza pe. Ni udukiri kwisiga ngo hariho nk'abantu bashobora kuba badukurikira bavuga ati nanjye ndi kumva nshaka gusa neza. Oya, nta mavuta y'igiciro nasanzwe, ni umutuzo gusa no kurya nyine bisanzwe by'abanyarwanda, nta bidasanzwe muri make. Harya ngo narumvise ngo gusa neza barabirya ngo ntago babyisiga. Nawe ni kubyemera? Ntago babyisiga, burya bajya kubyisiga baba bashaka ibindi. Kurumva ko kabisa iyo ushaka gusa neza urarya, ukarya ibintu bifite intungamubiri, ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma nyine wambwiye ko ujya ushyiraho n'imivugo kuri channel yawe. Ese nta muvugo n'umwe waba wibukamo akantu niyo kaba ari gato ndabizi ndagutunguye ariko ukakatubwiraho nk'agakeregeshwa? Yewe urantunguye. Hari n'ukuntu umuntu umenyereye guhimba ibintu by'imivugo ukubitamo nk'umukarago umwe nta bikaze. Ntago biri guhita biza. Ntacyo tubwire n'indirimbo, ntacyo numvisha uvuga ko ufite indirimbo nk'eshatu izasohotse ubwo n'eshatu n'izindi umuhanzi we ahora yaguka. Ntacyo tunagemo n'akaririmbo ubundi dutega amatwi. Muri wowe harimo ubugingo, uwakwiringiye ntakorwa n'isoni, iyo niyo mpamvu intera gukomera nkashikama kukuri humure. Ariko nawe uri kujya uduha akantu gatoya. Nukuri ni gato ugashaka nyine azajya kuri channel yanjye ayirebe yose, akiriho na comment na like na subscribe. Ndumva ari ibyo. Cyane ubwo barabyumva cyane kabisa. Ntari. Nurase Chantal. Karama. Hari abahanzi b'abanyarwanda uzi barimba indi miziki isanzwe ko atari gospel? Yego. Uzi nde? Tom Close. Hari indirimbo ya Tom Close uzi? Uzi amazina gusa? N'indirimbo ndazizi. Okay, reka ngiye ngira utubazo dukeya nkwibariza nk'umuntu w'umuhanzi wa gospel, sibyo? Yego. Wowe mbwira ikintu, hari ubwo unywa inzoga se? Oya, ntabwo nywa inzoga. Ikintu cyabaho kugira ngo wowe unywe inzoga, biramutse bibaye ngombwa kugira ngo unywe inzoga, ikintu cyabaho ni igiki uvuga uti iki kintu kiramutse kibayeho nanywa inzoga, ni igiki? Mana biragoye pe kugira ngo iki kintu kibe nkibone nywa inzoga, biragoye. Yego. None se muri telefone yawe, sibyo? Yego. Yirebemo yifate. Nirihe zina nuwe muntu? Urumva? Wanditseho izina risekeje ku buryo nawe uribonye urigezeho ituseka.
uwo muntu ninde? Mana aho murangoye pe. Oh, yarahari ntabwo yabura. ntago yabura ntago yabura. Umuntu wanditseho izina ku buryo nawe iyo urigezeho ukaribona uhita useka. Izina risetsa ntabwo ari ku muntu ni kure amafaranga. Nanditseho amagome. Amagome. Kuri abo mafaranga? Iryo zina rya mbere mpingukiraho nyine mu bantu. Okay. None se Chantal, tubwira ikintu kuri wowe gifite agaciro kanini mu buzima bwawe, kifatika kigaragara, uzi gifite agaciro kanini. N'umuryango wanjye. Urakara iyo bigenze, ni iki kintu kikurakaza kiruta ibindi bintu byose? Ikintu kindakaza cyane ni umuntu wambeshyera. Ni ukukubeshyera? Ni ukumbeshyera, birambabaza cyane pe. Iyo bintu bikurya bikakurya ahantu Kamukorogoshora. Biranja kumbeshyera. Ni ufata ute umuntu wambara icyitwa mini? Ntago njye mbikunda. Ariko ntago namufata nayo kuko ari imyemerere nuko abishaka. Wanze gukubita ahababaza. Yanze gukubita. Ariko ntago namufata nayo kuko ari imyemerere nuko abishaka. Wanze gukubita ahababaza. Yanze gukubita. Ariko n'abakabye. Hari abantu usanga bakabije bambaye ubusa pe. Ubusa buri. Ubundi iyo bavuze ubusa, kwambara ubusa, wumva iki? Umuntu aravuze ngo uriya muntu yambaye ubusa pe. Uriya yambaye ubusa kuri wowe. Aba yambaye ate? Aba yambaye akajipo kagufi. Noneho sigaye narabonye hari n'abambara ubupira buciye. Mana mbona ari ubusa. Ubwo nibwo wita ubusa wowe. Umuntu ugaragaza intege aba yambaye ubusa. Hano kuri umuntu agaragaza intege ariko byibuze ijipo yenda kuhagera, ariko hari n'uzamura agakabya kandi kurya ubona n'umwenda w'imbere. Hari ikintu cyadutse cyitwa ubutinganyi, urakizi? Ndacyumva isiroretse. Biriya bintu bibaye itegeko bakavuga ngo umuntu utarashaka uwo bahuje igitsina, uwo muntu turamutwika. Washya? Ni ukuri nashya. Njye ntabwo nashya. Yewe nashya pe. Bakavuga ati ugiye gushaka umukobwa w'inshuti yawe mu bandi mushyingirwe, wakwemera ugatwikwa? Nakemera nkashya kuko kino cyaha cy'ubutinganyi kiri mu byaha byarimbeye Sodomu na Gomora, bituma Imana irakara. Ubwo rero kugira ngo mbure ijuru nzize icyo kintu, nashya nkabona ubugingo. Kereka utageze ahantu hari ibirimi by'umuriro mubi. Wena batubwire nta muriro washya hatetse, batubwire umuriro ngiye ntago nashya. Nshobora kubyemera ntindashya, nagera umwotsi uri ibirimi by'umuriro byangora wabwa nti mumuzane kabisa. Icyo ni kimwe. None se ndabizi dini yanyu ntago yemera imisatsi iterano. Yego. Wowe nka Chantal, kuko ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo kami ka muntu ni umutima we, uhuza ute gusa neza no gushyiraho uriya musatsi n'icyaha? Rero mbona basa neza, nta kintu biba bitwaye uyishyizeho ubyiyumvamo. Ariko nanone aho navuga ko ari icyaha biterwa n'imyemerere y'umuntu. Nimba muri wowe wumva ko ari icyaha, warangiza ukayishyiraho, aho ngaho uba ukoze icyaha. Ariko wumva nta kibazo muri wowe ukayishyiraho, nta cyaha uba ukoze, busa neza, uba wisukuye. Ubu ushatse kuvuga ko ndamutse ngiye kwibona bizi ko ari icyaha, ubwo ntaho cyaha naba nkoze? Utabizi nta cyaha uba ukoze, ariko kuri ubu ngubu biragoye ko hari umuntu waba utazi ko kwiba ari icyaha. Ubutumwa bwasohotse ahantu henshi, abantu bamaze kumenya icyaha kitari icyaha. Ntabwo ari nka kera kuri ba Ryangombe, abantu twarasobanukiwe. Yego. Germaine rero? Yego. Wowe na Chantal muricaranye,
yego cyane kandi nawe banza uri umunyeshuri. jewe Mm. iyi Harya si se wowe uyibona ute? Okay, ubwo rero ngiye kubaha akazi nako ngiye kubabaza, nuvuga ngo agiye kuba amarushanwa. uravuze ngo ivumbukiye hirasa umuhanga se ntacyo turareba. wowe na Chantal sibyo? ko tubaza ibyo mu buzima busanzwe oya ndababaza ibibazo bisanzwe ariko turareba umuntu usubiza neza sibyo? wowe uri ready? oya Chantal ari ready. ari ready. nuvuga ngo ibibazo ngiye kubabaza ni ibibazo bisanzwe. wowe nujya wumva icyo kibazo utakizi ni ku manota. nuvuga ngo ikiganiro ni ibibazo byibura 5. ikiganiro nikirangi aho turakigarukiriza turatumenye muri umwe ni umusizi yego, undi ni umuhanzi wa gospel. Mwese muri ariko mwese muhurijwe ikintu cyitwa ubuhanzi, creation y'ikintu gishyashya. Yego. Sibyo? Uvuga ngo ikintu ngiye gukora ndajya mbabaza ikibazo. Twumve ugisubiza neza ubwo turamenya umwe hari wiga indimi ariko uri muri gospel. Hari n'uhimba imivugo cyangwa ibisigo ariko bya kinyarwanda birimo ikinyarwanda. Ubwo no n'abantu babiri bahuriye ku kintu cyitwa iki? Ubuhanzi bakongera mugahera ku kintu cyitwa ikinyarwanda. Umwe arakiga undi arakivuga. Sibyo? Yego. Ibyo Chantal? Yego. Ugiye kumbwira wowe ni wumva ukizi ubwo urabukizi arajya ahita agisubiza. Yego. Sibyo? Yego. Uko muri babiri ikipe y'umupira w'amaguru. Yego. Ibima abakinnyi 13. Sibyo? Yego. Abo bakinnyi bambara imyenda ni bande? Hari abakinnyi 12. Gusa nibyara n'umuzamu 13. Ngewe numva nge numva abakinnyi bari 11 n'umuzamu wa 12 n'umusifuzi wa 13. Koko niko mbitekereza. Haba harimo abakinnyi bangahe? 12 mu kibuga. Abarimo 12. Harimo 12. Ariko ubwo n'umuzamu namubariye muri football. Harimo 12. Abantu mwe muraza kutubwira muri comment, muraza kutubwira. Aza kutubwira ko muri football harimo abantu 12. 11. Umuzamu wa kangahe? Umuzamu ni wa 11. Wisubiyeho. Nisubiyeho pe. Yani 12 n'abaremo no baratubwira wabikoze. Ubwo baraza kubabwira umuntu wakoze ibyo bintu neza. Sibyo? Yego. Mbo. Chantal. Buri wese agiye ku Chantal. Wavuga abahanzi bangahe? Umubare w'abahanzi bangahe b'abanyarwanda barimba gospel? Umubare se ko ari benshi mu munota umwe byibura. Mvuze 5 cyangwa barenga. Vuga umubare uhari wowe wumva uri gutekereza waburangije kuvuga mu munota 5. wowe umva vuga bangahe muri gospel? Muri gospel uramurusha cyangwa ntabwo wamurusha? Ngewe navuga 6. Bavuga 6. Chantal 7 bababona muri gospel? Nababona nabitekerejeho neza. 8 bababona? Nge nababona 6. Ubwo ngubwo Chantal ni ugiye kutubwira 7. Nuvuga ngo Chantal nabura 7 arabatsinzwe irinota riramuvaho. Sibyo? Ugiye kudushakira abahanzi 7 mu munota umwe. Nawe muri gospel ngiye muri gospel nzabantu bakeye. Uretse twagiye Chantal. Umuntu umwe nanjye ndakubwira. Ndamubarira. Israel Mbonye. Tasiye Tusi. Dorcas na Vestine. Ntagiye kwibagirwa.
hari magarimba gospel gusa azasaba ndekora tukomeze nangiye kwibagirwa amazina yawe umunota umwe urabura amasegonda 20 uvuze 3 arabura amasegonda ane ubwo iryo nota ni rya Germaine kuko yabona 5 babona 5 ndababona jewe 6 nako 6 ndababona twagiye utasubiyemo abo yavuze oya seka oya twagiye Kabaganza uwaririmba ibiki aririmba n'uwo mu Rwanda ni umunyarwanda ariko Liliane Kabaganza ubwo ntago ndi arimo twagiye Theo bose babireba uwa Yesu Chantal Medi Misigaradiriye harabura umwe we ibyanyuma bica mu mazuru hazaga amasegonda ane oya se singabona tsindwa nyuma ntago ndi kumwumva pe ariko se bwo mubuza ntacyo barangiye byarangiye ngiye guhita muvuga okay icyo kirarangiye ubwo hatsinze nde ninjye wagerageje habura gumwe uyu yavuze 3 akubwo twatsinzwe kuko ntawagejeje ku mubare wa Chantal umuntu witwa Rocky uramuzi Rocky Entertainment Rocky Kimomo yamwumva Kimomo uramuzi nawe ngiye Rocky ndamuzi Chantal watubwira amafilime byibura 5 yasobanuwe na Rocky amafilime 5 warebye areka mpere kuri Germaine ahita ajya gukopera yego twagiye amafilime 5 yasobanuwe na Rocky niyo yabara 5 yasobanuwe na Rocky ntago ndamazina yayo nayamenye Chantal filime 5 asobanura na Rocky sigo namenya amazina we ayo uzizi wowe n'amasera ako nagiye uwa mbere babyita ngo The Pirate of Caribbean yindi ni kukiriya cy'ikinyarwanda bakunda gusobanura ndayibagiwe y'inyarwanda kabisa nzovu metere nzovu oyo ngiyo ntago ari filime tushake ni filime muri Hollywood nta yindi nzi okay ubwo ngubwo aho ngaho icyo mwese ubwo Germaine afite rimwe Chantal afite ubusa yego Chantal filime zose nzi filime nyezi ariko zikopera tubwire kuzikopera ariko zikopera kuri YouTube we yagiye gukopera reka icyo tukireke reka mbabaze ikindi kibazo mwe mubwira uko mwumva mwe mubyumva hari itegeko ryasohotse rivuga ko yego umukobwa yemerewe gushaka afite imyaka 18 yego ibyo bintu mwe nkamwe b'abakobwa mubyumva mute ni byiza ni bibi udusobanura kandi n'impamvu duhere kuri Germaine itegeko rya sose ry'abana b'imyaka 18 bagomba gushaka uri kumaza niba ari byiza cyangwa ari bibi ni byiza utari byiza rero ni byiza kubera ko n'ubundi wasangaga hari abantu n'ubundi bafata inshingano z'ububyeyi n'undi bakiri batoya nibagende mu ngo nyine bigaragara bemererwa no kuba bajya ku murenge kukamanika ubundi bajyaga nyine bagenda bihishe ugasanga n'umufite ari kugenda kebaguza ariko uri kumva ko nyine byaba byiza bigiye hagaragara Chantal nawe ni kubyumva yewe ku bwanjye numva atari byiza gute rero kubera yuko gushaka n'ubundi no gushaka ukuze biba bigoye noneho gushaka ukiri umwana urumva 18 ubwo ukiri muri adolescence ni handi rero uzasanga ingo zitandukana hakiri kare ikindi ugasanga umwana bayendushya akiri mutoya ikindi kandi ibi ntabwo uwo mwana arahaga ibi neza ntabwo irara ararishira aracyafite irari mu maraso yiwe muri ni handi uzasanga ahaganye n'umugabo cyangwa n'umugore bagahagana bakiri bato kubera yuko bashakanye bagifite irari by'ubuzima
genda umva ari bibi ngiye kubwanjye ntabwo nabishyigikira. ubwo ngubwo buri wese afite ukuntu abyumva ariko leta yarabyemeje. Leta yarabyemeje gusa hashyizeho nyine gutanga impamvu zumvikana. Impamvu zo ntabwo zabura. Kuri YouTube hari umugabo yitwa Ndera waje avuga ko yeretswe kandi wemera ibintu by'iyerekwa sibyo? Yego ndabyemera ariko hari umuhungu waje nshakira ku kaganiro ndebe uko reka ngushakire uko yitwa gusa. hari umuhungu waje avuga ko yeretswe ko yeretswe Imana imuha impeta ngo ajye kuyambika umugore mama pasiteri umugore wa Theogene uriya Theogene witabye Imana. Umusore ariko akaba afite indi video yaragaragaye ari guceza mu kabari. Umukobwa yamuryamyeho avuga ko Imana ngo yamuhaye isezerano ko ari we ugomba kurongora uwo mumama. Ibyo bintu wowe ubyumvute urumva kuko ari byo banze Yeremeye nakurebera reka arakabona niba kariho aka video uko uwo musore ubanze unamurebe n'uburyo avuga nk'umuntu umaze igihe mu gakiza kandi wemera ko n'Imana ivugana n'abantu utubwiye cyangwa ntago wageze ukireba icyo kiganiro? Ntago ndakibona. Mu gihe kiri kugishaka ubwo naza kukibona araza kutubwira ariko wari umeze neza. Yego ndashaka umeze neza. Keze kiri muri primaire baratubwiraga ngo shaka inkuru utera abantu baseke. Hayuzi wakibonye? Ntabwo ndakibona ko kigiye kuza. Nzakurinda ngo uwo mukobwa nyuma yuko nambutse yerekwa kuri kamera ndaza no kumuhamagara twongere tuvugane nawe mubwire ko namubonye mu nzozi arimo ararira. Nagiye kubona mbona Madame Asia mu nzozi arimo ararira ariko mbona marayika w'Imana amereje agatambaro mu biganza byanjye arambwira ngo genda umuhanagure amarira. Ngiye kubona mbona impeta irazengurutse mu kirere. Ngiye kumva mbona azamuye ikintu cyitwa ikiganza mbona impeta yinjiye mu kiganza cye ariko mbaza Imana ngo ese Mana ko ndi kubona impeta umugabo ari hehe? Numva ijwi rimbwira ngo mwambike iyo meta ariko reka bikore. Kumvise ko kantu Shanta? Nakumvise. Ibyo bintu rero gira icyo bivugaho. Gira icyo bivugaho. Gira icyo bivugaho. Ndumva byarakaze ubwo ibintu. Ubuhanuzi bya bintu urabyemeye wowe? Urumva ari byo? Ntago nabyemera pe. Ntabwo nanyura impano ye niyerekwa ryiwe ariko ntabwo iryo yerekwa Imana yariho umuntu noneho ngo anarikire kuri cano. Atambutse kuri kamera. Arikire kuri kamera. Bibaye ari nabyo yaba yarayobye uwo musore. None se Shanta utandukanye ute kurota no kwerekwa? Kurota ni ukuryama ugasinzira ukarota bisanzwe. Yego. Hari umuntu ujya werekwa ari maso? Yego. Hari umuntu werekwa akanuye. Gusa kwerekwa no kurota ahantu bitandukaniye. Kwerekwa hoho ubwenge busa n'ubugenda. Ushobora kuba ukanuye, ushobora no kuba uri mu nzira uri kugenda ariko ubwenge bugasa n'ubujya ahantu kure ukajya mu yindi si ukabona nyine ibintu bidahari utari kubona nyine uri mu iyerekwa. Ubundi kwerekwa bavuga ko umuntu asa n'umuntu nyine wapfuye cyangwa se nyine ubwenge nyine bwagiye kure ariko kurota bwo ni ukuryama ugasinzira ukarota. Tani ngo agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Wabona bibaho ntago mbizi ntabirambaho. Ntabyo byakubaho. Mu bintu bikaze. Chantal rero. Yego. Reka dusoze turaganiriye nubwo uyu munsi twahuye dusa n'abatunguranye ntago wajya gutukana nka Dorimbogo. Dorimbogo uramuzi ariko? Vava. Dorimbogo Vava ndamwemera cyane. Dorimbogo ndamuzi. Vava uramuzi? Yego. Uwitwa se Joyeuse? Joyeuse nawe ndamuzi. Akarimbo ka Joyeuse uzi?
ntabwo ndi kugakurura neza ariko ngiye kujya nkuririmbira Germaine yamfasha. gusa nenda nahari Joyeuse ndayakemo Joyeuse cyangwa nishyiriyemo Shani Uyishyiremo Joyeuse. Ndayemo Joyeuse okay Joyeuse mon bébé haratubeshya ikigaragara ntawazi ariko Chantal none se nkawe nk'umuntu w'umuhanzi gira ikintu ubwira abantu kwica nk'ubu nabonye ufite subscribe 1,000 Yego. kandi ntabwo ziba zihagije pe kuko uba washoye uba ukeneye no kunguka rega abantu bagomba kureba ibintu byawe bakabikunda hari abantu benshi bareba iki kiganiro ubutumwa bugatambuka ubutumwa bwiza abantu bagakizwa gira ikintu babwira ubabwire n'icyo bateganyirije hari indirimbo ufite kuri YouTube idafite n'amashusho Yego. ubwo rero agira ikintu nabyo bivugaho uzabaha indi ndirimbo ryari bategeze ryari dore nk'ubu ngubu ugiye kujya ku ishuri ubundi abandi mu biruhuko nibwo basohora basohora indirimbo Yego basohora indirimbo. nibwo amafaranga nyine nayo impamvu utsetse urumva mpise ntekereza si uko ukimukiruka aribwo amafaranga aboneka abantu bagasohora nyine indirimbo niyo mpamvu numva nyine atari nyine indirimbo bibiki rero atari nyine indirimbo bibiki ushobora no gusohora album indirimbo zabaye 12 ariko okay biratagira ikintu watubwirira icyo barakora babwire niyo channel bagende bareba indirimbo zirota Germaine ndabizi araza kuzipininga ndazipininga kabisa muri comment ku buryo umuntu arajya yarahita zibona akande anarebe ni indirimbo zifite amashusho meza zaririmbwe na Chantal mwenyewe babwire aho basanga ibikorwa abafana banje ndabakunda cyane hari abantu batari abafana ari abakunzi ari abafana ari abakunzi mwese ndabakunda cyane ariko n'undi ndakomeje kubasohorera izindi ndirimbo ndi kubipanga vuba rwose n'iyiririgisi ndashaka gusohora amashusho yayo ni indirimbo nziza yitwa Himbazwa. Wena Germaine se nk'umusizi ntago mwashaka ukuntu muhuza imbaraga kuko mwese muri abasizi kandi buri ibintu birushaho kuryoha no kuba byiza no kumenyekana kuko ufite abantu bawe n'abafite abe batandukanye n'abandi ku buryo mwakora ikintu kiremereye kabisa. Ibyo bintu birashoboka kuko n'umunyarwanda aravuze ngo abashyize hamwe Imana irabasanga. Jereme ibyo bintu wabyemerara? Ndabyemeye imbere ya kamera. Mugende mukore mu buryo ibintu abantu bakomeza gukora share bareba iki kiganiro menya ko hanze dore nk'ubu ngubu nitwe tutakwishimira kujya gukorera ikiganiro ahantu heza tunywa n'agafanta sibye ko Jereme nakagura tuba turi ahantu mu busitani bw'urusengero ariko ni heza ni heza mu masaha y'akagoroba rwose haba hari umwuka mwiza ahantu mbamona haba ari n'ubutayu uriko ahantu ni heza. Icyo musabwa ni ukujya kuri YouTube channel ya Uwayesu ntago ari Uwayezu nkuko tubimenyeye Uwayesu Chantal ukareba indirimbo ze ugakora subscribe ukanasharinga n'abandi bantu cyane cyane abantu b'abakristo. Ni indirimbo zomora imitima ziruhura ni indirimbo nziza nuko ziba zitame ariko kuva yaje muragenda bimenya abandi mujye kuri Abizeranye TV biganiro ujye ukora kuri subscribe ukande kuri share na comment na notification ku buryo ikiganiro kizakijye uzakibona abari biganiro byiza ubushize haraho umusaza inzobe idahanda ubutaha haraza undi ni ibiganiro byiza ajya ko ajya gukora ibiganiro mu street atandukanye muze mubirebe mubikunde ubundi ubuzima bukomeze. Chantal wasezera abantu? Ciao. Ikidahura ni imisozi urumva abantu badukurikira harimo abakristo harimo abantu basanzwe tuba tugira ngo bose bisangemo. Ntago ikiganiro twakoze ntago gifite uruhande giherereyemo uri umukristo nzi ko wafashijwe uri umuyisilamu wafashijwe salamu alaykum ko bari bukiruhuko mu gisibo cya Ramadani n'abandi mwese mukomeze
mudukurikiranye mufashe aba bantu batera imbere ubutaha ikiganiro kizabe byibura bari ahandi hantu hatari hano kandi bakomeza kubashimira murakoze.